Yesu ashimwe cyane bene data. Shalom shalom, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iki gitondo turashima Imana ko yakoze imirimo myinshi, yaturinze iri joro ryose, ejo umunsi wose iramwe natwe. Mu by'ukuri buri muntu wese yabyuka mu gitondo mbere yo kuva mu buriri akabanza kuyiha icyubahiro kuko yakoze ibitangaza. Yesu ahabwa icyubahiro kubw'imirimo ye myinshi akora mu buzima bwacu. Ni Bishop John Karema. Umutima w'uyu munsi, Abami ba kabiri ibice 7 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri 1. Umurongo wa kabiri. Ariko umutwaro umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Imana idufashe. Uyu ni umutsima w'uyu munsi tugiye gusangira muri iki gitondo. Ijambo ry'Imana rivuze ibintu byinshi muri iri jambo. Icya mbere, hagaragayemo kugaruka kw'ijambo ry'Imana i Samariya. Icya kabiri, hagaragayemo umuntu w'Imana uzanye ijambo ry'Imana ari we Elisa. Icya gatatu, hagaragayemo umuntu wumva ijambo ry'Imana kadashoboye kuryakira. Elisa hano yari ahagaze mu bikomeye i Samariya, ariko atumwe ijambo ry'Imana. Yarahagaze mu murwa umaze igihe kinini ufite inzara ikomeye, ufite inzara twavuga ngo urenze akagero, ariko aza bazana ijambo ry'Imana kandi mu gihe gito cyangwa kigufi. Iyo bavuze ngo ejo nk'iki gihe, biba bivuze ni hagati y'amasaha 24, ngo Imana izaba yakemuye ikibazo cyari cyamaze kurenga urwego ndengakamere cyangwa se imitekerereze y'abantu. Kubera iki? Reka mbabwire ibintu nka 3 byerekana ko iyi nzara y'i Samariya yari irenze gutekereza kw'abantu. Icya mbere, iyi nzara yari amaze gutuma bazirura amategeko y'Imana cyangwa umuco. Mu muco, mu mategeko, ntabwo indogobe yaribwaga, ariko kubera ubukana bw'inzara y'i Samariya byageze ku rwego igice cy'indogobe kiribwa ku giciro kiri hejuru. Ko Bible iravuga ngo igihanga cy'indogobe ngo cyagurwaga shekeri 80, bivuze hafi ikiro cy'ifeza. Ngo cyagurwaga shekeri cyagurwaga ibice by'ifeza 80, bivuze ngo ibice by'ifeza 80 ni hafi ikiro. Icyo ni igiciro kiri hejuru. Icya kabiri, nuko abantu baguraga amahurunguru y'inyoni ku giciro kiri hejuru. Icya gatatu gikomeye cyerekana ubukana bw'inzara, nuko ababyeyi b'abagore bari batangiye kurya abana babo. Kusomye inkuru ikubwira neza ngo igihe umwami yagendagendaga mu murwa, ngo yahuye n'abagore bamusaba kurenganurwa. Abaje avuga ngo umugore yambwiye ngo nzane umwana wanjye ngo tumurye, ngo ejo tuzarya uwanjye nashira. Ngo none twamaze kurya uwanjye, yamemukiye uwe yamuhishe. Bivuze ngo abantu barasigaye barya abana babo kubera inzara. Rero icyo gihe nicyo gihe Imana yahagurukijemo Elisa umuhanuzi w'Imana. Muri icyo gihe gikomeye kandi kiruhije, imutuma ijambo ry'Imana mu bantu bari mu bihe bikomeye. Ngo ageze i Samariya abwira ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya hari andi makuru mashya ari buhabe. Ntabwo byari birose kubyumva. Abwira ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya mu masaha 24, ndababwira yuko indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1. Kuvuga ngo igurwe shekeri 1 byari bivuze amagarama 11. Arabwira ngo kandi n'indengo, arabwira ngo kandi n'indengo 2 za sayiri zizagurwa shekeri 1. Bivuze ngo iki cyari igiciro kidasanzwe mu bihe by'inzara. Iyo bigiye mu bihe byari bisanzwe nanzara hari imyaka yeze, numva ngo iki giciro cyari gikubye imyaka, cyari gikubye igihe cy'uburumbuke kabiri. Ariko ndashaka mwumve ko icyo arimo kuvuga iki, ntago ifu ikiboneka
ntabwo ingezi ikiboneka, isayiri ntabwo bikiboneka, sayiri ntabwo zikiboneka. Abantu bamwe baragura ibitaribwa ku giciro kiri hejuru. Iyo abantu bageze ku rwego rwo kurya ibintu bizira, iyo abantu bageze ku rwego rwo kurya abana babo, noneho Elisa we azanye amakuru atandukanye n'ibitekerezo byabo. Avuga ngo ejo mw'iki gihe ku murwa w'i Samariya, ku marembo y'i Samariya, haleluya, hazaba hari ubutabazi bw'Imana. Ibiciro bizaba byahananutse, byasuye ku giciro gisanzwe. Ntabwo byumvikanaga rero. Ari abantu bize ekonomi ntabwo babyumva, ari abantu b'abanyamibare ntabwo babyumva, ariko abantu bizera ijambo ry'Imana barumva. Rero ushobora kuba warumerewe nabi, ibihe bigukubye, ibihe bikugoye, ariko nashaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana yavuga riti ngo nuryizera ku irembo iwawe ejo mu gitondo ushobora kubyuka ugasanga byahindutse. Nubyizera ejo mu kazi kawe ushobora kubyuka ugasanga byahindutse. Niwizera mu rugo rwawe ushobora gusanga byahindutse. Niwizera mu mubiri wawe, mu magufwa yawe, mu buzima bwawe ushobora gusanga byahindutse. Niwizera muri bizinesi yawe bishobora guhinduka. Ngo ejo mw'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ingezi, indengo y'ifu izagurwa shekeri imwe. Cyari igiciro abantu batinze kumva mu matwi. Ndashaka kuvuga nawe rero ngo wo kumera nk'umutware yegamiraga. Hari abantu baba mu ijambo ry'Imana bazi kurisoma, bazi kuryumva, ariko batajya bemera gukora kwaryo. Akaryumva akarikunda rikamuryohera, akarisoma ryose azi kurisoma, ashobora gusoma itangira akagira mu byahishuwe, ariko araryoherwa gusa, ariko ntabwo azi kwakira impinduka z'ijambo ry'Imana. Ameze nk'umugabo begamiraga. Elisa aramubwira ngo rero kuko utabyizeye, kuko umugabo arambwiye ngo bene ibyo waretse kubeshya rubanda, waretse kubeshya umurwa w'i Samariya, waretse gushinyagura abantu bashonje, bene ibyo byashoboka bite? Naho amadirishya y'ijuru Imana yayakingura, bene ubwo butunzi ibyo byo kurya byava he? Elisa arambwira ngo mwihangane gato, ejo uyu mugabo azabireba ariko ntabwo azabiryaho. Uko niko byagenze. So rero ndagusaba ko wizera ijambo ry'Imana. Inama y'uyu munsi, izera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rishobora gukora amasaha 24, rishobora no gukora mu isaha imwe, rishobora no gukora mu isegonda rimwe, rishobora no gukora mu gihe kirekire. Wecyo usabwa nimba uzi ijambo ry'Imana, nimba wumva ijambo ry'Imana, ryizere. Izere ko isaha n'isaha ijambo rishobora guhindura ibintu. Nkuko ryahinduye ibyo ku marembo y'i Samariya, niko rishobora guhindura ubuzima bwawe, rishobora guhindura urugo rwawe, rishobora guhindura urubyaro rwawe, rishobora guhindura akazi kawe, rishobora guhindura imibereho yawe, rishobora guhindura umubiri wawe, rishobora guhindura buri kimwe cyose. Ijambo ry'Imana rishobora kubihindura. Bavuga ngo niryo ryaremye ibyaremwe byose. Ibyaremwe byose byaremwe na jambo. So akira ijambo rihindura ubuzima, akira ijambo rihindura amateka. Ibyari byarakomeye iwawe bihinduke nko ku irembo ry'i Samariya, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari byarafunze amarembo yawe akinguke, atarakinjiramo umugisha, atakinjiramo ibyishimo, amarembo atakinjiramo amahoro, amarembo atakinjiramo ibitwenge, amarembo atakinjiramo ubuzima. Uyu munsi akinguke, yakira izindi nkuru nshya, yakira ubuzima bushya, wakira ibyishimo bishya, wakira amahoro mashya, wakira imibereho mishya, wakira ubutunzi bushya, wakire guhemburwa gushya, wakira ubusabane n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ya Israheli, Imana y'imbaraga, Imana ya Elisa avuga, Imana yatabaye ku murwa w'i Samariya, iyo ngiyo igutabare mu izina rya Yesu. Mu masaha 24 Imana igusubizemo ibyiringiro, Imana igusubizemo ubuzima, Imana igusubizemo imbaraga, Imana ikore ibitangaza uyu munsi wa none, ikurinda amasaha 24, ikurwanirire, ikwiyereke, iguha umugisha. We kumera nk'umutwaro wegamiraga wumva ko bidashoboka, ijambo ry'Imana rirashobora, ijambo ry'Imana rirakora, ijambo ry'Imana rirahindura. Imana yabwiye Aburahamu ngo niki kinanira Imana mu gihe yavuze, mu gihe cyashyizweho, mu gihe cyategetswe. Ahari igihe cyo gutabarwa kwawe niki? Akira gutabarwa, akira ubuzima, akira ijambo ry'Imana, akira guhemburwa mu izina rya Yesu. Imana yahembuye umujyi Samariya, nawe iguhembure, igukorere ibitangaza, igucingure. Haleluya, lila sila, ikore bikomeye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amarembo yawe n'imiryango yawe bikinguke. Imana ikugiriye neza, Imana ikwiteho kandi iguha umutima w'uyu munsi. Umutima w'uyu munsi ni uwo nguwo. Izera ijambo ry'Imana, uryumvire
kandi urifate nk'ishobora kukubohora, urifate nk'ishobora kugutabara. Uratabarwa mu izina rya Yesu. Urabona icyubahiro cy'Imana, urabona imbaraga z'Imana, urabona ibisubizo by'Imana mu izina rya Yesu. Imana ya Isiraheli, Imana yo kwizerwa, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo igukureho buri gisuzuguro cyose. Amahoro y'Imana abe mu buzima bwanyu uyu munsi. Imana ibarinde kandi bagoteshe ingabo zayo mu izina rya Yesu. Amen.